Reka nguhe ikaze wowe udahwema gukurikirana Tarifa umunsi ku wundi. Aha duherereye ni mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kiziguro, akagari ka Ndatemwa, umudugudu wa Kamasesa. Uyu munsi twagiriye uruzinduko ku musaza uri mu kigero cy'imyaka 101 witwa Epimake Nyagashotsi. Avuga ko yarwanye intambara y'isi, arasaba Perezida Kagame kumuremera. Nuko avukiye kare waba ufite imyaka ingahe? mu myaka 100 yavukiye Makumyabiri. Uvukiye ahitwa ngo Gahini. Gahini. Ubu ngubu ni muri Kayonza. Wavutse uri umuporoso? Ntabwo nigeze kwiga rwose ko bategera bategeye muri iyo ngoma y'Abavuganda. Muri mu ngoma ye. Akazi waba warakoze? Akazi wanjye gukora akambere mu gisirikare cy'Igisirikare cyahitiriwe. Nawe wabaye Museveni? Ndi Museveni. Warwanyije ikirere? Warwanye kuva sekirere cy'umurwanyi. Wavuye mu Rwanda uratozwa ujya mu Budage ujya kurwanirayo? Narwaniye muri Kenya. Ni muri Kenya? Muri Kenya cyo Nairobi. Ko numvishije amakuru ko wabaye no mu Nyenzi. Mu Nyenzi nazibayemo. Inyenzi zakoraga iki? Inyenzi zabohaga igihugu. Waba wibuka umwaka? Mu mwaka twitera ko twahuye 6 twaje tariki ya kabiri. Mwaje muturutse he? Uganda. Muraza mufite imbunda n'iki? Bamwe bafite imbunda abandi ari mu 10. Mukajya kurwanya igihugu gifite ingabo gifite ibikoresho? Gifite ibikoresho kuba umujinya ku gihugu cyacu bakeneye. Mwari mufite umujinya ko babanyeze igihugu? Bakeneye igihugu cyacu twavukiye cy'abafundi. Tukese impunzi. Tugaruka mu Rwanda. Batuza abafundi. Dusubirayo. Twongera turagaruka. Nibo bafashe amahembe y'akampara bayikorera. Dusubirayo tubatuye. Nubwo Kigeli yabasanze Kigeli yabasanze Kazinga. Ababwira ngo iki? Aya ni inama avuga ati yaratashye mushoboye. Ni muri ahubwo nimwigisha abana banyu. Ugiye mukora n'imbura mu mutwe nuko natwiye. Nimwigisha abana banyu nibo bazabohora igihugu cyacu. Mbese yarabonye ko mwebwe mudashoboye kubera imiheto n'amacumu no guki atari ku mutoza abana? Ati mwigisha abana banyu. U Rwanda bize bazazana mu gihugu cyacu. Icyo yababwiraga ryari? Batubwiraga muri 60. Ubwo nuko muza kwigisha abo bana bana. Mwabigishaga iki? N'abazungu n'akagita kwa ibihugu. Akatagita n'abahutu n'abatutsi. Ariko tuzirimo. Karabaye abazungu baduteranye bakajya kwanga twongera. Badutwitse baturire haratwitse turahuye. Abana bacu bameze nk'abatubwira. Tukababwira. Igihugu cyacu mu Rwanda mu gihugu cy'Rwanda n'ubwo mwakwiza n'ubwo mu gihugu cy'Rwanda. Tubatoze umuco kandi bazazana wowe nawe wabigishaga iyo siyasa cyangwa wabigishaga kurasa? Nawe nabigisha rwose siyasa. Ko bugufi banje neza. Kimwe kwiga ibihugu byose. Urugamba nagiyemo
ni igihugu cyo hanze tugomba kubana n'ubundi asa n'aruhuye kuko mu bashaka gutera igihugu cyose kiri mu gihugu bakomeza rubisi abo umwami w'isi wose arabeshwa turamutsinda intahana amahoro nambaye umudari urawufite baramubwira iki ntabwo bawutwikiye mu nzu bawutwikiye mu nzu ubwo guhera muri 90 kino gihugu kijya kubohorwa urugendo rwo gutangira kubohora kino gihugu wari uri hehe urwego ubundi urwego n'akazi nari kazi muri tora kandi ubu ntabwo warwanye ntabwo wari ufite imbaraga kuza kurwana gutera igihugu muri 90 igihe abana bambukanye ntabwo nawe ahubwo haje abahungira ngo babuze idakanye n'utwenge undi muhungu wajya mu ntambara y'amusabira muri bo tumuhabwa akazi n'ubundi musirikare kabuze abandi n'abandi bakasiga nibo wabyaye bonyine batatu oya mfite n'abandi noneho rero abana baje bakora kubigisha ubujyaji bw'abayobozi umusore afashe kuvamo n'abanyarwanda n'abo bana niyo bavuye nagikoze cyane cyinshi benshi ndabizi nubwo mwapfa kuko uzashobora kuzakoresha kuzakizaza nibwo nabigishije kujya bohejwe bakabona umwana wanjye muremure ari intebe cyane baramurasa abandi nabo bambukanye bazambuka bakayizera neza bazafatanya kubahiriza ikirere bigishaga ntihasi ikunda gusa umurwanya iki gihugu kandi uzasanga baragenda nuko mwaje kongera guhura ryari twahuriye mu Rwanda hano ubwo u Rwanda rwa kera n'u Rwanda rw'ubu ngubu n'ibyo mwigishaga abo bana ngo babohore igihugu ubona byaragezweho impinduka niyihe kugaragarira impinduka nziza byagezweho u Rwanda rwo hambere bari mu nziza kuko baranacakunze n'ubundi bagikunda bari bwiza dusangira nabo batunze neza tuboneye ikintu kigushimisha cyane ku Rwanda rushyashya uru nguru turimo ni iki ishimishwa n'uko ndanabishima cyane cyane ariko cyane bikaba kubonera baravuga ati abanyarwanda cyangwa abanyarwanda ni Abanyarwanda Abanyarwanda icyo nicyo cyane twishimiye ahubwo harimo n'ikindi bantu ikikubabaza ni iki ikindi ni uko nageze aha baheheye abandi bahabwa hagirira umwana w'umuntu navukiye mu nka nakamwe nka nabayeho bampayeho bari mu bizinga itaragera iwanjye ari inyana z'ishuri inyana ikiriye ndagahe mu muntu yo ntayazi izo nyana ijisho ry'uko yabyaye n'inkomigero y'ibintu umuyobozi w'umudugudu arambwira ati ntabwo ufata iyo nka nyakubahwa nta kare inka ikiziba kare inka ze biranyumira hasi ayerekanye dore umwana murenzi nk'ingana yabyaye batya yarapfuye wa wundi wamwigisha agenda veterineri n'agacumana n'umurenzi baramugisha iwabo ayarisha ngo watanye ngo babone umubare w'inyuma ngiye gufata ihene ihene amabara akindi ihene bayitunze n'agacuma ihene y'inyuma ngo nakufite igenda udashaka ibyanyu ntahana atarankonesha
bashyira mu cyiciro abaturage abaturage bashyira mu cyiciro cya mbere bakishijemo bose badakuri bakunda bageze amafaranga magana ane urabona n'imbaraga cy'ishobora hose uwo mukuru ni amafaranga magana ane abandi ibihumbi bibiri ahari banki mirongo itanu banki mirongo wenda gusaba ibihumbi bibiri shaka navuka shaka nukuba cyane ubwo nakabiri abantu igenda mu bitaro cya kare cya kare ni ufata neza yahera ibi ni kare cy'ihari bakazayibona abandi benshi bakomeye kare kugeza ku mirongo hano kuvuga ntihageze gikurikiza gikwiye nawe ubwenge ati niko njya gukina yafashe icyo cyakoze ati umugore we ufite amafaranga yawe umugore ufite amafaranga yawe genda kuba kameza hano bamamaza batatu nibyo ko hano mujye muyagabana bakameza kugira umugore wawe hejuru munsi wese abageni mu bihe byabo bayasabisha hamwe ibihumbi icumi ibyo byanga yagiye arimo bafata ngaho yego ntabwo ryanjye abajambo mwanjye none akabazo tugira ubwo ndaga ndetse bitewe ko yampaye umugore yasabisha nyine mu hasi ibihumbi icumi atari bari mu mafaranga ibihumbi bibiri atari menshi amezi abiri atatu arashize ndirukanye ashyira ku munsi ubwo yose twamuvanyemo kera kuba muvanyemo afite icyashyiramo adafite ibyemezo ubwenge ngo yamusange akajya gushakira imyanya y'ingenzi cyangwa umuntu amusiga cyose ndazigukira ayo mafaranga bagwaga ya BUP none undi muntu wayaryaga amafaranga yawe ni umugore w'umudamu w'umuyobozi umugore w'umuyobozi w'umudugudu akayafata mu izina ryawe akayirira ni niko bitabaho noneho ngo yatinda niyo agahari gasanga kubera igahari agikize gusa ndagaruka ntagashyira ariko yati uyu musaza ni umufashe nuko rero ndakomeza mubashye ndategeka iyi niyo nzu bakubakiye oya muri iki gihe noneho amaze kugira uwese ndengera mu nzu ntego yakora kumenya hari urakora kutari ameka ati umugabo n'umugabo ibintu rwose yakiri naho ubona bakomeye ibyo ubona kandi ibintu yakaze ati wikikaze ati nibagufasha ugenda hano yabagize ubwoba nizo kugenda bagize bari mu kazi kwa baba bafite koroshye ati baje guhama abantu niyo yaje niyo ngiyo watariko wishakiye umuhezi wishakiye umufundi wiguriye n'ibiti nakuba ese umwanya basoko n'abashaka amatafari abaturage basaba amafaranga noneho kuyikira biranze muri bene n'ibyo yavuye amazi izamaze kuyagura ana n'umuzi gufasha mu muhanda w'umuhanda mu Rwanda bagwaye inzozi nibo bagiye ibintu byo mituweli nkoresha ubu ngubu biriya kare umujyaneza kumwe simuzi sinamubona ngo bavuga ubu ngubu uramutse uhuye na Perezida Kagame wamubwira iki
nubona namushima cyane namushima nkanamushima namushima nti wagize neza ariko abayobozi bacu n'abafite leta yabo ntimbizi aho nicaye hasi bakabivuga nta nkoni bakabivuga ariko iyo abandi babona turabibona kandi umutima ntiheshuye ngo musaza narwaniriye igihugu nishoboye ntabara nawe rwose nyakubahwa niko namubwira ariko musanzwe muziranye n'ubundi kuva kera muzi na kera ibyo rwongoye harimo abaseruka za mbuzi n'umuntu n'umusaza w'umuntu akiri umwana yiga ndamuzi mu nama mpagaze nk'ahantu yihagarara hariya hejuru hariya n'ingofero y'ubuga ku rwanda aza no ku ruganda baramubonye yaramubonye ubu kuri gahunda zihari za leta izo ushima cyane ni izihe zishobora kuba zarahinduye gahunda nshima za leta no kuba cyateza ntagire ntugunda bakagenda mu mahoro bakagenda mu rukundo ndetse n'ubundi nta wanyumviriza nta wamendereza ibyago byo kunyegamo yego baricana hirya no hino ntabwo iminsi yose iratungana hanyuma ku rubyiruko urabona ko ari wambwiye yuko mwigishije abana banyu gukunda igihugu mumaze kuneshwa tumaze kumenya ahandi nabishije nubwo tumwe imvura mu maso yigisha abana muri iki gitera n'ubukoni n'ubucumu n'ubunda bwafajya biyafashe nimwigisha abana banyu urubyiruko rw'iki gihe warwigisha ute ni iyihe nama hari ubw'iki gihe barigisha urukundo ububanyi ntibagire amacakubiri inzira ni akanyarwanda abanyarwanda b'u Rwanda rwatubyaye bakore bunguke bahire bubahike igihugu cyabo nabo biyubahe bubahire hanyuma mu rwego rwo kukirinda mu rwego rwo kukirinda baba maso kuko hirya no hino hari abana inyuma y'igihugu bifuza kukirinda n'ubu iyo ntekereje abana shati numvise ubundi barwaye ngiye ubundi wanjye bagatatu ahabera mu mwaka wa gatatu nanjye mu gisirikare habera n'uyu mwana yamugeze neza ni muri mu gisirikare cyane ejo tuzagira neza bishimiye abasuzuma batumye muri bazima mufate intwaro murandire n'ubugwaneza ni ukuzirashisha abanyarwanda rero bakafata hanze igihugu ntabo barwanira batumye amaso u Rwanda ubona ruhagaze rute ku rwego mpuzamahanga ruhagaze neza neza gute wabisobanura uko ruhagaze neza njya numva bavuga banezerewe nibyo ko bavuga ko amahanga yose afurika itwemera nibyo ko hanze ababyeyi babitaranyije batwemera nanabishimiye ubundi niba ko ntuza wabaye igihangaye kabuga byafatiye ubufaransa batugiriye nabi bose umuryango bakaza kutwibohora bakaza bakaza n'ibyaha nanezerewe ubwo ni ukuvuga ngo wishimira ko u Rwanda ruhagaze neza ku rwego mpuzamahanga hose ruhagaze neza pe ubu ngubu ingabo z'u Rwanda ziri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi hari iziretse muri Afurika Central Africa zirahari n'ubu aho hakurikije abacu umwe wakomeye ariko barwanya iki ubutwari bwacu kandi nk'uko narwaniye igihugu cyane cyane n'abarwanya igihugu cyane cyane kugira ngo twerekane iki ubutwari n'umubano no kugira ngo dushyirane ibihugu byose turabona duhuze urukundo tugire isoko ryo hanze bagire ibyacu tugenderane
hanyuma ku rwego rw'akarere turimo muri East Africa, akarere kacu ndavuga mu rwego rw'akarere u Rwanda ubona ruhagaze rute? bahagaze neza. ugereranyije n'u Bugande, ugereranyije n'ukuntu wari usize rumeze? Uko bose bari mu mwijima, inkunga byari mu mwijima icagurira, nta mahoro yarahari, ariko ingeze imbere yasa n'imyitarire. Uri muri paradizo muri make. Hanyuma urabona uri mu bantu bafite amahirwe ko waragejeje imyaka ufite, abenshi ntibabasha no kuyigeza. Ibanga ufite ni irihe kugira ngo ugere aho ngaho kuri iyo myaka yawe? Waryaga iki? Witwaraga gute? Kuva muto bwanjye navukiye mu mata yiwe, kugira ngo njye muri icyo gisirikare rero yari mwene nasanze hano ndi umusirikare wagize neza, ari umusore umeze neza cyane. ubwo nibwo ninjiye ndi umusore, mvuyeyo ndaza icyo naryaga nanywaga amata yiwe, iyi bari meza ubundi nanywaga amata yiwe, nkarya umutsima w'amasaka y'inkazi n'ibishyimbo n'ibijumba, ukumva ndakuvuga amata ndetse nta n'ibikoma n'inkunga twabishije, nkazamuka ndi umusore ukazamuka ku ntebe. Mbese ibyo nibyo byatumye uramba ugera ku rwego. Mvuye mu gisirikare narose nk'imyaka 40 naraje narongoye 52. Umukobwa wanjye yarashoboye afite 53 naza kwiga ubwo ubukene bumaze kunkura nasubiye mu Rwanda, hari n'abasore bategereje hasi aho bita Bugeni no kutahaza igihe ibihe byakaza. Ugerere ndahazi wamusigisha muri hafi hari ibibazo bagisirikare aho bita abirabura, noneho nagiye ndahawe nasomye inshabika nk'abafitanye mu mashyamba y'amasande aho bita Nyanto, ngo ni ubusanga ndaza ubwo ashaka ubwo gatatu yarashobojwe intwaro igihe yifuza n'ejo Rwanda imyaka 6 ndashika bakazana ndihambye kuziri mu ndani sabaga amata yavuga cyane cyane n'ingorofani kimwe cyane bagone ndashaka bazi yakoresha bazi akayindanganya y'isahara irakamufasha narebaga inkamva ko neze nkumva ko ntakagamaze kurya inkamva bimbabaye kuyirya. Mbese ukanga kurya inyama, ukanga kurya inyama y'inka? Inka yanjye nawe nkene kugira ngo ariko ihene ko ayirya nani handa yiri ariko iyi nka yawe wiyororeye kuva nari yawe nawe ngiye naguye ko bafite kandi hitazi wawe inka zawe Parimahutu nibo bazisahuye kandi kuhamuranye yanjye byi data afite ha wowe ubona muri kino gihe ikintu kiri gutuma abantu bataramba ari ikihe? Ugasanga abantu barasaza bakiri bato bakarwara ibirwayi. Igituma bataramba arasukanye hari umuhuta wo kurya ubuhiro bw'abazironi none indikomeye bakagera mu cyameze inzoga za n'inkorano biraca intege. Inzoga z'inkorano barazinywa zikabashwanyaguza bakiri bato. Ikindi ni izi ndwara utishwe n'imodoka izindi zari zihari yitwa n'igare utishwe na moto utishwe na moto yitwa na sida.
umuti wa sida wicwa na kanseri ntitwongere kwirwara cyane umuvuduko hari indwara nyinshi ziba ziterwa no kurya tutabiya bidafite agaciro twanywaga amata umuntu mbese utagiraga utazi no gukamira ariko yagasanga kusabe cyangwa no kuyahindura iwawe ukayamo yabwira ukamuhera umwe n'inteko zawe ubwo se iyi ndwara ya korona yo nicyo bivugaho korona icyo bivugaho ni icyorezo urabona ko kikimaze ariko kizakira kubera impamvu nyakubahwa nk'uko aduhagurukiye ubu ngubu niba ngo n'uwo yaduhagurukiye azashaka imiti bayivure ikire iyo ni indwara ikira ntabwo ari ntizakira rwose usa ko mudamu uraba ku irembo hanyuma iyi ndwara yatumye igihugu cyose gihagarara n'ibindi bihugu byose bifunga urumva yo idafite umwihariko wayo ku buryo iyo ufite ntiyoroshye ibintu yoroshye ni icyatsi gikomeye cyakizanye imana iratureba imiti izaboneka y'igiciro abasigaye gusa n'ababakeka bacu basigaye mu rwanda tuyitsinda ntabwo izaturinda n'uzarwaye izatsinda iyi ngiyi ubona kuvuze ko kizadufasha mu bugande naho bakinguye aho abantu batuye w'ikecanye niba abandi baha mu muyaga nyine babonye n'ifite ntibameze neza babonye barazibyariramo bakira ibyo bakabisangira ariko iyi kuko yo izakira ntabwo ibaha mu bantu izakira ese ko bisaba kwambara agapfukamunwa wowe urakabasha n'undi akambara uragafite iyo se n'icyaha mu rugo ntakambara ariko iyo ngiye kureba abandi ndakambara nkagenda nkita nkaha undi akita nkaha nyine kujya ahantu nkeya iyo ngiye ku murongo cyangwa n'ahandi ndagenda nkasanga nabi nkakanda undi wenda ngiye kureba njya gutabara ngiye gutambuka kugura amazi nk'iyo sinanga gusa ndakora abantu b'ikindi bikora ntabwo nava hano hejuru